babyeyi dukunda, insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti kubaka no kuba mu muryango mwiza bidufashe kwigana umwete. Koko rero mu muryango niwo tubarizwamo. Umuryango mwiza ufasha twebwe abana gukurana uburere bwiza, naho umuryango urimo amakimbirane abana batabona uburere bwiza kandi bigira ingaruka nyinshi zirimo kwishora mu ngeso mbi, kunywa ibiyobyabwenge, guta ishuri n'ibindi ntarondoye kandi natwe twese tuzi. Ba nyakubahwa bayobozi muhagarariye inzego zinyuranye, ba nyakubahwa muhagarariye ingabo na polisi, ba nyakubahwa muhagarariye uburezi mu mirenge, ba nyakubahwa abayobozi bandi muteraniye hano, ba nyakubahwa muhagarariye andi madini anyuranye, bayobozi b'ibigo, banyeshuri, bari mu barezi bacu, namwe babyeyi bacu, bakristu bavandimwe, Kristu Yezu akuzwe. Nitwa Tuyisenge Dasira, niga muri groupe scolaire Saint-Pierre Kavumu muri paruwasi ya Kavumu. Nk'uko tubizi, none twaje guhimbaza umunsi mukuru wo gusoza icyumweru cy'uburezi gatolika. Insanganyamatsiko y'umunsi iragira iti kubaka no kuba mu muryango mwiza bidufashe kwigana umwete. Mu ijambo tugiye kubagezaho, twebwe abanyeshuri turibanda ku gushima no gusaba. Mbere na mbere turashimira Imana yaturemye ibinyujije ku babyeyi bacu. Turashimira ababyeyi ko batubyaye, bakatugaburira, bakatwambika, bakaturera, bakatwohereza mu mashuri. Turashimira byimazeyo abarezi bacu badahwema kutuba hafi mu buzima bwa buri munsi ku ishuri, batwigisha amasomo anyuranye, bakadutoza ikinyabupfura ndetse no gusabana n'Imana. Barezi dukunda, ntituzahwema kubashima uwo murimo ukomeye mukorana ubwitange mutizigama, kugira ngo tumenye byinshi kandi twitware neza. Imana ijye ibubahera nk'umugisha. Barezi dukunda, nk'uko mwabidutoje kandi natwe tukaba twarabyiyemeje gukora niyo ntego. Turashimira cyane kandi umubyeyi wacu Kiliziya idahwema kuduha ubumenyi n'uburere bihamye. Turashimira imbaraga nyinshi ishyira mu burezi ifatanyije na leta y'ubumwe, nayo dushima cyane. Izo mbaraga ziragaragarira mu mashuri menshi yubatse kandi akarangwamo uburere bwiza n'uburezi bufite ireme. Izo mbaraga zigaragarira kandi mu isomo ry'iyobokamana, aho dutozwa kumenya Imana ari bwo buhanga buruta ubundi buhanga. Kumenya Imana bituma dukoresha ibyo dutunze, bituma dukoresha neza ubundi bumenyi twahawe, tukabana neza na bagenzi bacu, tugerageza kubakunda nk'uko natwe twikunda, kandi tukabana neza n'Imana umubyeyi wacu, tuyikunda kuruta byose, maze tukizigamira ubukungu mu ijuru. Nta gisa no gutozwa ubuhanga ukamenya n'isoko yabwo.
Kubera akamaro isomo ry'iyobokamana ridufitiye, turifuza ko ryakongererwa amasaha yo kuryiga kandi hakaboneka n'abihaye Imana bo kutwigisha iryo somo, bakajya banatuganiriza iby'Imana, bakadufasha no gusobanukirwa neza imijyanye n'imihamagaro ya buri wese. Babyeyi dukunda, insanganyamatsiko y'uyu mwaka iragira iti kubaka no kuba mu muryango mwiza bidufashe kwigana umwete. Koko rero mu muryango niwo tubarizwamo. Umuryango mwiza ufasha twebwe abana gukurana uburere bwiza, naho umuryango urimo amakimbirane abana batabona uburere bwiza kandi bigira ingaruka nyinshi zirimo kwishora mu ngeso mbi, kunywa ibiyobyabwenge, guta ishuri n'ibindi ntarondoye kandi natwe twese tuzi. Ibyifuzo byacu kudufasha gusubira mubonereho no kudufasha gusubira mu masomo yacu kugira ngo intego yacu tuyigereho. Banyeshuri, natwe twibuke ko umurimo uba mwiza iyo ukoranywe umwete. Twirinde gutakaza imbaraga zacu mu bidafite umumaro. Nshimiye kandi buri wese ugira uruhare mu burezi n'uburere bwacu. Ndasaba imiryango kwigira ku muryango mwiza wa Yezu, Mariya na Yosefu. Ni umuryango waranzwe n'isengesho, ituze, kumvikana, gushyira hamwe, gusangira ububabare n'ibyishimo, kwihanganira ubukene n'ibindi. Buri wese natanga umusanzu we kugira ngo imiryango yacu irusheho kuba myiza, maze natwe turusheho kwigana umwete. Harakabaho umuryango mwiza. Murakoze.